bakunze inshuti z'umusaraba twongeye guhurira kuri channel ya Mukarubia TV. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Kubw'urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo yatumye tumenyana, nibwo rwatumye itanga umwana wa y'ikinege kugira ngo umwizera wese haleluya, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azagira ubugingo buhoraho. Umutima wanjye uranezerewe kuko mukurikirana ijambo ry'Imana kuri iyi channel ndetse n'impuguro zitandukanye. Imana ijye ibaha umugisha, kandi nugezeho bwa mbere kanda subscribe, ukore share kugira ngo ujye ukurikirana ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya butandukanye. Rero Imana yemeye yuko duhaguruka twinjira mu muryango umwe, twaje twifuza kugira ngo dusenge Imana, ariko mu by'ukuri abana b'Imana iyo bateranye icyoro cy'Uwiteka kiramanuka kikabagoda. Murabizi ko Imana yakoze ibikomeye, nkunda gutembera nkasura abantu, ariko uyu munsi hari hashize igihe kugira ngo mbe nagera muri iyi famiye. Reka rero dusenge Imana, ubundi rero tubashe kuganira n'uyu muryango. Imana ibamugisha. Data wa twese mwiza, turamushimiye, tugushimiye kuko uri Imana igira neza. Baba mutagatifu, turagushimiye kubera kukomeye. Mana urahambaye, Mana ufite ubushobozi n'icyubahiro, izina ryawe niryubahwe. Dusengeye abakurikirana iyi channel, mahoro y'Imana batindeho, mahoro y'Imana bakurikirane, bwiza bw'Imana bakurikirane, kandi Uwiteka nibahabwe umugisha, nibahabwe umugisha, nibahabwe umugisha n'Imana. Turagushimiye Yesu, naho tegeka uganze n'urugo twagezemo, witamurwe wigaragaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yemwe muraho? Turashima Imana. Yesu nashimye. Yesu nahimbaza. Abana muraho? Amakuru yanyu mumeze mute? Ubuse mwariye? Mwariye se? Mwariye? Mujeni n'ibishyimbo. Ko mwariye mwenyine se? Papa ariye? Papa ariye? Yagiye? Enzo? Papa ariye? Yarabataye se? Za ntambara zose numvaga byaje kurangira bataye. Yesu we, Imana ibabare nawe se. Reka dusuhuze umubyeyi anatwibwire, anibwire abakurikirana ya channel Mukarubia nawe bamumenye. Imana ibahe umugisha. Karibu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Mukansanga Jacqueline, ndi umubyeyi ushima Imana. Imana nagiriye umugisha impurubyaro, nabyara abana 12, hapfuye 2, turiho basigara abana 10. Ngira umugisha mwabo bana nabyaye, ngira umugisha dufiteho n'abuzukuru 2, turabishimira Imana. Imana ibahe umugisha. None se yo mana yanjye, meruka abuzukuru ntabo, abuzukuru sebo bavuye he? Warasingije, nakoresheje ubukwe nimwambira bimeze bite? Ntabwo twashingije, haje kugeraho umwana wigaga mu wa 5 primaire Natasha, baza kumutera inda yiga primaire mu wa 5, abyara umwana w'umukobwa yujuje imyaka 3, yitwa Umutesi wabo Kendi. Ubwo n'undi mwana wanjye w'umukobwa witwa Winnie, nawe ageze muri Ronkome, nawe bamutera inda, abyara umwana ariwe witwa Nziza Bishu. Ubwo nabo bana biyongereyemo, ntabwo wari ubizi, ariko nyuma nuko byaje kugenda, kuko waba amaze kugenda nyine amaze kudusiga, mbona nuko bigenze nyine nk'umubyeyi, ndabyihanganira, ndavuga ngo ntabwo natererana abana, ndabafata nyine ndabiyegereza. Imana mbona Imana barabyaye, na n'isaha turi kumwe. Imana ibahe umugisha. Yesu we, ndumva ari ubuzima bukomeye. Inshuti dukuri mukurikirana Mukarubia TV, nanjye hari ibintu ngwe ntarinzi, kuko mperuka umutware w'urugo yari afite inshingano z'ubushumba mu itorero ritari Pentecote, ariko hanyuma se amaze igihe kingana iki yaragiye? Hashize imyaka 3 yagiye muri 2018. None se mubayeho mute? Abana se bimeze bite?
tubayeho ni ugusenga imana, nta kazi ngira, nugira abagira neza nkajya kubona nk'umuntu aravuze ati uyu mwana nemeye kumurira akantu n'ibihumbi 10 nkamurira. Kurya ni ugusenga, nta kazi mfite, ni ugupfundikanya, ariko imana igenda ibikora, igenda iturinda. N'abo bana ubu bamaze gukura, turashima imana, ariko ubuzima buragoye, ariko ntabwo ngomba gucogora, nizera imana kuko niyo igenda ibikora. Nkumva umugira neza, nk'ukuntu nagira umugisha mukansura, nkajya kubona nkabona umuntu ampaye ibyo kurya by'abana, mbese ni uko ubuzima buhagaze, ariko nkabyitwaramo neza kuko imana byose izangirira neza. Murakoze. Imana ishimwe inshuti z'umusaraba, ni ukuri umurimo w'imana muri iki gihe urakomeye. Nteruka rero ukiri umunyamasengesho, warabikomeje, warabirambitse. Nanjye mu bantu wahanuriye urabizi ko ndimo, wamanuriye 2013 Imana ivugana nanjye ko izankorera ubukwe, kandi ubukwe bwarasohoye, ngira ngo ubu mfite n'abana bagera muri 4 mbyara. Imana yankoreye ibikomeye. Uracyakora umurimo w'Imana nka mbere? Uracyasengera abantu cyangwa ikigeragezo cy'urugo cyaragucogora? Ndacyasengera abantu, nkomeje gusenga, kuko iyo umuhinzi afashe isuka ajya guhinga ntabwo areba inyuma, arayikomeza agahinga. Nanjye rero nkomeje gusenga kuko uyu murimo nabonye ari mwiza, kuko namaze kubona ko hanze nta cyiza gihari. Iyo umuntu yakomeje kuba mu by'Imana akabihamo neza, akahagarara na Yesu, Yesu aramufasha. Uru rugamba ntabwo nari kurwishoboza nkanjye nk'umubyeyi mureba aha ngaha, ni Imana yanshoboje, kuko hanze nta cyiza nari kuhasangamo. Nakomeje urugendo, navuga nubwo ibigenze gutya nta mugambi n'umwe Imana ibitazi. Mbwira Uwiteka uko nasengaga mbere byabongeyeho, noneho birakuba, kuko numvaga yuko aho ninjiye, kuko ninjiye muri uru rugamba abantu bose banshiraho, ariko Yesu turagumana. Na n'iyi saha ndacyakunda gusenga, kandi bindimo. Imana ishimwe, bindimo ndabikunda, ntabwo nacogoye rero ko warunzi kera. Na n'iyi saha ariko ndi aba bana nyine mbafashwa n'Imana. Imana niyo ibandindira, igitugirira neza hamwe no gusenga Imana. Imana ishimwe, ndacyari umunyamasengesho, nsengera muri ADEPR, nkomeje urugendo, kandi nkunda Imana nayo irankunda, nkunda n'abantu bayo. Abantu baza bangana baje gusenga, kuko nzi ko nanjye imbere y'Imana ariho turuhukira. Ndabakira nakurikije ngo nuko mfite ikibazo. Imana ishimwe, ngakomeza ngasenga, nkabasengera bakaruhuka, Imana ikabakorera imirimo. Imana ibahumurije. Imana ishimwe. None se aba bana bariga ntabwo biga? Ese ubundi Imana yanjye ndabona nge byandenze, kuko gusa nibuka kera Imana yigeze ikubwira ko izaguha abana b'abahungu, kandi koko ngeze hano usanga Imana yaratanze abana b'abahungu. Kandi ndibuka urugamba rwa mbere, umugabo aguta imyaka 6, urara ku bikarito, ubuzima bwaragukubise, dusenga Imana, Imana ivuga ko izamugarura, ndetse akahabwa n'inkoni y'ubushumba. Imana irabikora, ariko irangije iratubwira ngo nakitwara neza azongera gwe. None se byaba ari byo byasohoye, cyangwa yaba ufite ibyiringiro ko byaba bimeze bite? Imana ishimwe, twajyanye mu buzima bubi, tujya kuryama mu bikarito, nkomeza gusenga. Icyo gihe nabaga mu buzima bubi, nubwo niba njyenyine, aragenda imyaka 6 aranka, ariko nkomeza kubana n'Imana. Aho nkomeje kubana n'Imana ndasenga, ariko mfite ibyiringiro yuko umugabo azaza. Ndamusengera, umugabo aragaruka, ubuzima bubi, nkajya ncukura tuwarete z'abantu nkabitura, umugabo angeraho nsuka peteroli mu gutwi, ndabyihanganga, ariko Imana irabirambira ngo urugo irabisenye, izongera irwubake. Kajya azana abagore, katuraramo hagati, ngatuza. Ibyo byose ndabyihanganira, kuko Imana yambwiraga ngo nzagutabara. Imana ishimwe. Nkomeza urwo rugendo rero, ndatuza imyaka 6 ishize. Yagiye 2003, agaruka 2009, ariko Imana imaze kumugirira neza, imuha ibikoresho, amushumba. Igihe kigeze arongera aragenda, ambwira ko tudakwiranye,
ariko kubera ko Yesu yamaze kumfata nkomeza kubana n'Imana nkamubwira inti ko bigiye kugenda gutyo uko mbimubwiye bikagenda uko nguko Imana iza guca inzira iduha abana b'abahungu ngo yagiye gushaka abana b'abahungu hanze ageze yarababura kuko nari mfite isezerano ko zabyara abahungu ubu mfite abahungu 4 Samuel na Brian na Dani na Breya ubwo nta bahungu bane Imana yampaye ariko igihe cyarageze nyine ntiyanyuka kuko Imana yambwiye ko azongera agatarara akabivamo akagwa aragenda asigara abo bana 4 b'abahungu nabo bakobwa ndabarera ndashima Imana we amaze imyaka 3 yaragiye ariko ntabwo biciye intege nkomeje urugendo Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro n'ukuri numvise n'ibindi narinzi ariko izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro icyakora n'ukuri uru rugo muribuka ko nakundaga kuza kera ni umukobwa tugasenga Imana uri umuhanuzi n'umugabo wari umuhanuzi azwi cyane nk'umuhanuzi ufite impano y'Imana ariko maze kubona yuko uko waba uhanura kose bakunze haleluya bakunze inshuti z'umusaraba dukizwa nibyo impano itangwa n'Imana kandi itandukanye n'agakiza mu by'ukuri ikintu cya mbere shimiye umubyeyi nuko mu makuru ye nagiye nkurikirana atigeze acogora yagwanye urugamba rurerure kandi mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye mu mujyi wa Kigali kurera abana mwese muri umuryango 10 mukodesha utagira akazi utunzwe na nzacuruza dusenga nunguke kunyurwa kuko uwo mwana ari byose ntabwo biba byoroshye urumva yajemo n'abuzukuru b'abakazana ariho nakunda kuvuga ngo burya iyo ababyeyi babiri badafatikanije kurera abana hari n'igihe n'abana batora indi mico mibi ari nayo mpamvu yagize esheke mu buzima abana bamwe babyarira hano mu rugo ariko mu by'ukuri bari mu buzima bugoye bari mu buzima bukabije none se Mukansanga Jacqueline ubu hano hohe muhabayeho ko nta kazi habayeho gusenga Imana yagira umugisha umuntu aranyimura nzana mu nzara azajya yishyura amaze kuyigezamo arantayanga kuyishyura ariko kuko nari mfite Imana ishobora byose ndasenga Imana irambwira ngo uzabana nanjye Imana ishimwe Imana imaze kumbwira ngo nzabana nawe ntugire ubwoba irambwira ngo kura amaso kuri uya muntu nta kintu azakumarira nkomeza gusengana n'isanda cyayicayemo ngera mu mafaranga y'inzu amezi 2-3 ariko nasenga Imana nkajya kumva nkumva ikoresheje umuntu nkuko nagize abagira neza bakaza nkabona bampaye amafaranga y'inzu nkabona barayampaye nkabanishyuye inzu turya bigoye iyo ntasenze nyine urumva ko ntago nari igihe cyose mba ndi imbere y'Imana kandi ndakiranuka nkoresha uburyo Imana yambona ho neza itambona humugayo gutuza abana bangana gutya mu mujyi wa Kigali ubukodesha ntabwo biba byoroshye ariko kuko Imana ishimwe Imana ifite imbaraga n'amaboko ndakora nkabona Imana icinzira ikazanira umuntu w'umugisha kazana ibiryo by'abana nanjye nkamusabira umugisha ngakomeza urugendo kandi iyo bitabonetse ntabwo najya kwiyandarika kuko mfite Yesu Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro kugira ngo abakurikirana ijambo ry'Imana kuri icano bataza kubyumva nabi hari aho wavuze ngo Imana yazanye umuntu aragufasha akwimurira muri iyi nzu bashobora kugira ngo wenda ni umugabo wagucyuye baragira ngo aho hantu nanjye mwumve neza ntabwo ari umugabo wanyuye nta nubwo ari n'umugabo wanjye ahubwo ni umunyamasengesho w'umukobwa nyine twasenganaga harangiza bishyurira amezi 2 ariko ndumva yuko ubushobozi bwaje kuba bukeya ndamushimira ibyo yakoze ni umwana w'umukobwa wayinzanye maranyura arambwira ati nkurikije twabaga mu kazi gato y'abana baryama muri saro umuntu atabona ahantu yicara arangiza ageze mu rugo agira ishyaka mu mutima we arambwira ati shaka inzu itarengeje 70,000 mwishyurira amezi 2 ubwo urumva yuko umuntu yavuze ati ngiye kukwishyurira inzu kubwaho bawumva yuko bizakomeza ariko arambwira ngo nahangaha ubushobozi bwe bugeze nanjye nkomeje gusenga Imana iduhana umugisha Imana ishimwe yes wigira ubwo reka tubaze ndabona abana nabo barakuze reka numve Queen nawe nk'umukobwa mukuru atubwiye Queen ubuzima ubona buzarangira wowe urabibona gute niki wifuza ku Mana wifuza ku Mana ko yadufasha tukava muri buno buzima tubaye ko nyine ntabwo twabyishima ko twari dutanga
abantu ntabwo bari kukumva zamurira. icyo dusaba ku Mana ni uko twahisemo ko yadukura muri buno buzima ikadushyira mu bundi buzima bwiza bwera twazatwicara tukavuga ati Mana Enjo nawe nguheruka uri agahinja ndagira ngo abadukurikiye bumve ikiri ku mutima wawe. Wowe urumva byagenda gute? Ese iyo muri gusenga mutekereza iki kuri papa wanyu wabataka kandi tunazi ko yari umukozi w'Imana? cyane cyane kuko yakoze amakosa kandi n'undi mubyeyi wese icyo nshaka yakumara padiri byacu akaduha n'ububasha bwiza twese tukaziga tukazarangiza tuzakurikiza amakuru wacu. Nibyo, Imana ni nziza. Bakunzi b'umusaraba dukurikirana mu Karibiyo TV, mu by'ukuri aho uri hose uri umubyeyi, uri umukobwa ufite umugisha, utekereza ku buzima abantu babamo kandi byitwa ko banakorera Imana. Aba bana bafite agahinda kuko ise yabataye kandi akaba afite n'urundi rugo ugwiwe amerewemo neza, ariko ntabwo uyu muryango wigeze ushobora kuko babatangira ubuhamya aho bari. Ariko Imana hari icyo yakora, hari icyo Imana yagukoresha nk'uko nanjye yamagurukije, nk'uko nanjye yankoresheje, hari icyo Imana yagukoresha kandi hakaboneka ikimenyetso cy'ishimwe. Rero umuryango mwiza ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure. Nimuhumure mama Queen, wabaye intwari, wabaye umubyeyi wihangana, ariko ntabwo ariko bizaguma. Imana iraterura igakuza. Hari ijambo rero nabazaniye ngira ngo ndibahe nk'ubuhanuzi ku buzima bwanyu, kuko ni Imana yabishimye ubwo ifite impamvu, kandi y'Imana ishe ntawe ujya uyisubiza inyuma. Zaburi ya 12 umurongo wa 6 aravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ahadahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Imana ishimwe. Imana iyo ihagurutse irasuzuma ikareba, ikitegereza umuntu uko yagenzwe, aho yanyuze. Hari igituma Imana ihaguruka. Rero Imana iyo ije abantu barabimenya, kandi Imana iyo ije abantu bakora iki? Iby'imbaraga. kandi iyo Imana iyo ije abantu bamenya ko Imana yagize gute? Yahagurutse. Kugukunyagwa waranyazwe, wanyazwe umugabo, wanyazwe ubuzima, wanyazwe ibyishimo, wanyazwe imibereho, wanyazwe ibintu byinshi, ariko nona haleluya, nona Imana igize gute? Irahagurutse, ije kugushyira mu mahoro. Humura, wikuka umutima, wakire ubu buhanuzi. Imana ihabwa icyubahiro. Rero Imana igira neza, kandi Imana ndababwira ngo bana bato nimuhumure, ijuru rizatabara. Imana irahagurutse. Niba yemeye ko Mukaribiya mpaguruka, ubwo nayo igiye guhaguruka birushirijeho. Nimuyizere kandi nimuzacogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Rero abadukurikirana kuri iyi cano, reka tugusabe utambutse nimero yawe, numara kuyitambutsaho ubundi ubasengere ubasabira umugisha. Imana umugisha. Nomero yanjye ya telefone ni 078 5 6 5 7 bonyine nyisubiremo 078 56 Imana ubaha umugisha, reka mbasabire umugisha. Imana ibagirire neza, ntabwo biba byoroshye. Imana ishimwe, ariko mbasabiye umugisha mbikuye ku mutima. Mana data twese wo mu ijuru, Mana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana yacu turagushima, izina ryawe ni ryiza. Aya masaha turaguhimbaje kuko uri umukozi w'umuhanga. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo, nzi ko ushoboye byose, ntakibasha kuroga umugambi wawe. Wowe wari ubizi ko izi saha tuzaba turi kumwe n'aba babyeyi. Nyemerera rero iyi radiyo abayumva bose, Uwiteka Nyiringabo, basabiye umugisha, aboroheje n'abakomeye, Uwiteka Nyiringabo, tuzi yuko ushoboye byose. Aya dini sayi Mana ubumvire, ubagirire neza, ubagurire imbago. Niyo wagurira bese uzabageze kure. Umutima wabahaye wo gukunda
ukunda abantu witeka ni amaraso yawe meza yatumye tumenyana ariko nanjye basabiye umugisha nubwo batanga ariko uwiteka basabiye umugisha ngo ubahe umugisha kwitanga kwabo kandi utindane nabo bagutabaza ujye ubatabara kandi n'aba mana wakoresheje bakagiramo urugo imana ishimwe mbasabiye umugisha wa mbere mbasabiye nuko uzakubona iherezo ryiza n'ubugingo bakiri mu isi witeka ubiteho kandi ubongerera imbaraga mu nzira zose bagenda murakoze mu izina rya Yesu amen. Imana ibahe umugisha abakunzi ba Mukarubia TV turabakunda ni ukuri ufite imbabazi aba bana wabakoreraho umugisha ndetse mama kwiharuwa avuga ati ese iriya nzu ayishyura ngahe hari uw'Imana yakoresha ni ukuri hari uw'Imana yakoresha akavuga ati reka uyu muryango nanjye mukorereho umugisha wabwira abantu iyi nzu mbese uyishyura ngahe ku kwezi iyi nzu mbamo nyishyura amafaranga 770,000 ubu ndimo n'amezi ubu ninjiye mu kwezi kwa gatatu ntabwo ndishyura ariko nko gusenga Imana nizeye ko Imana igomba kubikora nyishyura 70,000 buri kwezi uwaba yifuza kunjiramo umugisha yabikora Imana iduhana umugisha amen. murakoze Imana ibahe umugisha turabakunda.